Hi beauties, ikaze rero mu gikoni uno munsi nko mubibona tugiye kubereka ukuntu wakora smoothie iryoshye cyane ukoresheje umwembe n'umuneke. Icyambere rero dukora ni ugufata umwembe wawe uhiye ukawuhata. Wamara kuwuhata rero igikurikiraho ni ukuwukata. Noneho rero mu kuwukata uze gusiga agace gatoya k'umwembe, ndaza kukwereka icyo turi bugakoreshe. Noneho rero turakurikizaho umuneke, uwuhate ukureho twa duce tuba tudakenewe twose, ubundi nawo tuze kuwukata. Nkuko mubibona rero ndi gukata uduce duto duto. Utungutu icyo ndi kudukorera ni ukuza kudukoresha nyuma nka decoration, udushyire ku ruhande. Ubundi ukata umuneke uko ariko kose, nta shape specifique cyangwa se ingano specifique ihari. Noneho rero tugiye gufata wa mwembe nababwiye, cya gice nababwiye ngo dushyire ku ruhande, tugikate. Turagikatamo uduce dutoya tungana dusa neza, kubera ko utungutu nutwo natwo turi bukoreshe nka decoration. Ubu buce rero bwo ku ruhande butameze neza turabushyira muri blender nabwo. None ubundi proceeding dukoreshe kano gace kameze neza gafite shape ifashe. Hanyuma rero ukate duto dutoya, ufate neza ku buryo utwembura bukate tugumana shape yatwo kugira ngo bize kuba bisa neza. Noneho rero n'utundi duce tw'inyuma turenzeho natwo tudushyire muri blender, kubera ntago tuba dufite shape dushaka. Noneho rero ikikurikiraho no gushyiramo amata. Amata rero twe turi gukoresha almond milk, ariko ushobora gukoresha n'andi mata yose ushaka, ay'inka, aya soya, uko ushaka. Waba utanywa amata washyiramo jus cy'amazi. Noneho rero turashyiramo moitié y'ibintu twashyize muri kano gakombe ka blender. Noneho rero nyuma yaho igikurikiraho turashyiramo isukari. Ngende gushyiramo ikiyiko kimwe gitoya cy'isukari, kuko hano hari buvemo agakombe cyangwa se itasi imwe. Isukari rero ni preference yawe bitewe n'uburyo ukunda isukari nyinshi cyangwa nkeya. Igikurikiraho rero no gushyira muri blender yacu, ubundi tukayiturninga on, tukayatsa, tugatangira tukablendinga, tukareka bikanoga neza. Noneho rero ikindi nababwira nuko ntago ari ngombwa yuko ufite blender cyangwa se mixer nk'iyi yanjye exactement. Hari ubwoko bwinshi, ubwo ufite ubwo aribwo bwose rwose byose bikora kimwe aba ari gukoresha. Ibi rero birahagije. Nkuko mubibona rero yanoze neza, irasa neza. Wow, murabona neza ukuntu yanoze neza, yanoze cyane neza pe. Noneho rero igikurikiraho ni ukuyishyira mu kirahure ushaka kuyinyweramo, cyangwa se nimba wayiteguriye abashyitsi, mu kirahure ushaka kuyiservamo. Ubundi tugaproceedinga tugashyiraho twa duce tw'umuneke na twa duce tw'umwembe twari twasize ngo tuze gukoresha nka decoration. Rero hano ndi gushyiraho uduce tw'umwembe, wirinda kudushyiramo utujugunyamo, kubera ko hari igihe duhita tumanuka tukinjiramo hasi muri smoothie yacu ntituze kugaragara, kandi icyo dushaka nuko tugaragara neza. So ushyireho witonze rwose, ufata umwanya wawe. Wakoresha intoki, wakoresha ikiyiko, uhitemo ikikorohera kigufasha gushyiraho umwembe n'imineke neza utabyishe. Wow, nkuko mubibona rero smoothie yacu twayirangije. Ni ibintu byari byoroshye kandi tubonye smoothie iryoheye amaso, iryoshye, isa neza cyane. Hanyuma rero muyigerageze, nuyigerageze rero ugaruka hano muri comment hasi utubwire uburyo wayumvise, usharinge n'abandi. Hanyuma rero winjoying. Nibi ngi rero twabateganyirije uno munsi.
murakoze cyane naho ubutaha.